Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha Agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Ndi Pastor Pst Sadock, ubifuriza ikaze uyu munsi wa none, umunsi udasanzwe, kuko uyu munsi ari wo dufunguriyeho ku mugaragaro ibiganiro byacu ndetse n'ibindi bikorwa bya Calvary Radio. Hari abantu mumaze iminsi muyumva, hariho indirimbo, hariho ibindi biganiro, ariko by'umwihariko mu buryo buri official, uyu munsi nibwo dufunguye imiryango yacu. Niba rero uduteze amatwi, uruwe igiciro cyane kandi uhabwa umugisha n'Imana, kuko uyu munsi udasanzwe nawe ugize umugisha wo kuba uri kumwe natwe. Calvary Radio rero ifite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Agakiza ndetse no kukuyobora ku bumenyi buhesha agakiza bwa Yesu Kristo. Iyo rero ni intego yacu, ndetse tukaba dufite intego yo kuguha ukuri kuzuye kugira ngo ube wubatse, haba mu mubiri haba no mu buryo bw'umwuka, ubashe kuba umuntu ufite ubuzima butsinda ibihe byose. Uyu munsi rero, munsi wacu wa mbere, nkaba ngira ngo nanaguhe andi makuru ajyanye n'ukuntu ushobora kutwumva. Ushobora kutatwumva aka kanya, ariko ukaza kumva ikiganiro cyaciye kuri radio, ukaza kucyumva kuri YouTube cyangwa se kuri Facebook yacu. Aho hombi ushobora kuhagera ndetse ukatubona wanditsemo gusa Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda. Calvary Independent Baptist Missions of Rwanda. Aho rero niho ushobora kutubona. Ayo niyo mazina yacu, kandi turakwizeza yuko uzahakura ibintu by'ubwenge, ibintu byagufasha haba mu mwuka haba ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ikaze, ikaze, ikaze. Aba rero ngira ngo uyu munsi wa none dutangire gahunda yacu tuzakomeza kujya tugira buri munsi, dusenga Imana. Buri munsi isaa 4 za mu gitondo tuzajya tuba turi kumwe, ndetse ikiganiro mwumvise cyongere gusubiraho isaa 3 za nimugoroba. Reka rero dutangire dushima Imana. Mana nziza, reka tugushime cyane kandi tuguhimbarize ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimira ubuntu bwawe butarondoreka watugiriye ubwo wemeraga gutanga Yesu Kristo kugira ngo aze apfe urupfu rubi ku musaraba ku bwacu. Nitwe twarabo gupfa kuko twari abanyabyaha, twarabo gupfa kuko twari abanyabicumuro, twarabo kurimbuka kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko Mana ntabwo wabyemeye, ahubwo uhitamo kutwereka urukundo ruhebuje, wohereza Yesu Kristo ngo aze apfe mu cyimbo cyacu. Warakoze cyane Mana. Uyu munsi turagukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda. Iyo utabanza kudukunda, ntabwo uyu munsi tuba tugukunda, ntitwari kumenya urukundo icyo ari cyo, ariko kuko wadukunze natwe turagukunda. Dushoboze rero tugukunde by'ukuri, kandi mwami ntitwagukunda tutarakumenya, kandi iyo tukumenye, uko kukumenya
niko kuduhesha kwakira impano yawe y'agakiza. Dufashe rero twese uko duteze amatwi radio, kandi uko natwe turi hano muri studio za radio Calvary Radio, mwami tubashe kugira icyo twakumva gihesha ubugingo bwacu kuba ukuntu kuruse uko twari turi. Urakoze kumva gusenga kwacu, kandi ko ugiye gukorera byose kwihesha icyubahiro. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nongere mbahe ikaze, kandi mbabwire ko tugiye kuganira ku ijambo rivuga impano y'Imana. Impano y'Imana. Buriya tujya twakira impano nyinshi zitandukanye. Ahari ushobora kubuteza amatwi y'iradiyo warakiriye impano ku minsi igiye itandukanye yo mu buzima bwawe. Ushobora kuba warakiriye impano ku munsi wawe w'amavuko. Bamwe bajya babikora, umuntu agahabwa impano kuko ari kwizihiza isabukuru ye y'amavuko. Azihabwa nande rero? N'abantu bamukunda, ababyeyi be, abavandimwe be, cyangwa se abana be. Umuntu ahabwa impano n'umuntu umukunda. Hashobora no kuba habaye ibirori, wenda washoje amashuri, cyangwa se hari ibindi birori bidasanzwe. Bishobora kuba ari ibirori by'ubukwe, bishobora kuba ari ibirori runaka. Ibyo ari byo byose, kuri uwo munsi abantu bagukunda bakakwereka uburyo bakwishimiye, bakashaka kukwereka uburyo ari abantu b'ingenzi mu buzima bwawe, kandi nawe ukaba uri ingenzi mu buzima bwabo, bityo bakaguha impano. Izo mpano ziranezeza, kandi izo mpano ni nziza. Buri wese icyo yaba yashyizemo cyose, ntabwo agaciro ari amafaranga cyaguze, ahubwo agaciro ni urukundo n'umutima uwo muntu uguha impano aba afite. Ariko kandi n'ubundi iyo ibyo birangiye, nyuma yabyo haza agaciro k'iyo mpano. Umuntu aguhaye indege, undi akaguha igare, mu by'ukuri indege ntiwabura kuvuga ko ihenze, irahenze, ariko ntabwo burya ari ihenze cyane, ahubwo uwo muntu waguhaye iyo ndege n'uwo mutima n'urukundo agukunda nibyo by'ingenzi cyane, nibyo bikunezeza kuruta ibindi. Rero natwe uyu munsi wa none tugiye kureba impano y'Imana. Impano y'Imana ntishobora kugereranwa n'indi mpano iyo ari yo yose wigeze wakira mu buzima bwawe. Impano y'Imana irenze nuko twakwigera tuyivuga, kuko impano y'Imana nk'uko Bibiliya ibitubwira muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 15, Bibiliya itubwira yuko hari isezerano rikomeye Imana yadusezeranije, kandi iryo sezerano Bibiliya irambwira ngo ni ubugingo buhoraho. Yohana wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 15. Yohana wa 2 mumbabarire, Yohana wa 2 igice umurongo ntabwo ndi kubona neza, ariko ndaza kubona, munyihanganire. Ntabwo ari Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15, ahubwo ni umurongo wa 25. Bibiliya irambwira ngo iri ni ryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Isezerano Imana yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8. Abefeso igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 8, ho Bibiliya itubwira neza yuko Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8, Bibiliya iratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu
wirarira. Muri uyu murongo wa 8 Bibiliya itubwiye neza yuko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kandi ibyo bikaba bitava mu mbaraga zacu, ahubwo ni impano y'Imana. Impano y'Imana. Impano y'Imana rero ni ubugingo buhoraho. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho bivuze kuba umuntu atagipfuye by'iteka ryose, ahubwo akaba abonye igisimbura urupfu rw'iteka ryose, ari cyo ubugingo buhoraho. Nta muntu n'umwe wo kuri iyi si udakwiriye kwifuza iyi mpano, nubwo impano itifuzwa, nubwo impano idasabwa, nyamara umuntu uwo ari we wese yari akwiriye kwifuza iyi mpano. Reka mpindura aya magambo. Umuntu uwo ari we wese uteze amatwi iyi radiyo, ndetse n'uteze amatwi iyi radiyo, akwiriye kubwira abandi bose ni ukwakira impano y'Imana. Imana ntabwo tuyisaba impano, ahubwo Imana yamaze gutanga impano yayo y'ubugingo buhoraho, yayo y'agakiza, ahubwo twebwe nitwe dukwiriye kuyakira umunsi wa none. Imana yacu idufashe kugira ngo dukangukire kwakira impano y'Imana. Bibiliya imbwira neza amagambo Yesu yaganiriye n'umugabo mwiza cyane, umugabo wari umunyedini, umugabo wakundaga Imana, umugabo washakaga Imana, umugabo wageragezaga gukora ibyo gukiranuka, wageragezaga gukora ibintu byiza yatekerezaga ko bishimwa n'Imana. Ariko Yesu aza kumubwira ijambo rijyanye n'iyi mpano y'Imana. Yohana igice cya 13 umurongo waho wa 16, Yesu abwira Nikodemu ijambo rikomeye cyane. Aramubwira ati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngira ngo hano urumva neza yuko Imana itewe n'urukundo rwayo, isunitswe n'urukundo rwayo, yakunze abari mu isi cyane, ari bo wowe nanjye, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turimo turavuga ku mpano y'Imana. Imana iragukunda nshuti yanjye, Imana irakunezerewe nshuti yanjye. Imana hari umugambi gufitiye, kandi uwo mugambi ni wo wayiteye kugukunda cyane, ikabikwereka itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera iki? Kuko twebwe abakomoka kuri Adamu twese twakoze ibyaha. Twese abakomoka kuri Adamu twokojwe na Adamu icyaha, bityo duhinduka abanyabyaha. Duhindutse abanyabyaha tuba dutandukanijwe n'Imana. Tumaze gutandukanwa n'Imana, twari tubaye abantu bazimiye, abantu bagiye kure cyane, abanyabyaha, abazimiye, abantu bapfuye. Ndavuga ku Mana, kuko urupfu bisobanuye gutandukana. Rero twari dupfuye, mu yandi magambo twari dutandukanijwe n'Imana. Bibiliya irambwira hano mu Befeso igice cya 2, Abefeso igice cyaho cya 2 uhereye ku murongo waho wa mbere. Bibiliya irambwira ngo namwe yarabazuye. Kubera iki yatuzuye? Nuko twari dupfuye. Yazuye bande? Twebwe abari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere,
ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Murongo wa 4, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Haleluya! Ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Hano ngira ngo urabibona neza yuko twari dupfuye. Ndavuga abakijijwe ubu ngubu, abamaze kwakira iyo mpano y'Imana. Iyo mpano y'Imana ariyo bugingo buhoraho. Dushatse uyu munsi twaririmbana umunezero, twakwitera hejuru, tukavuga tuti Imana ishimwe cyane. Haleluya! Twari dupfuye kera tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko uyu munsi abakijijwe barashima Imana. Kandi uyu munsi wa none nawe nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo nawe wakizwa, nawe wanezerwa, nawe wakuzura ibyishimo n'umunezero biterwa no kumenya neza Yesu Kristo ndetse n'impano y'Imana. Yesu arimo abwiriza igihe yari ari kuri iyi si yambaye umubiri, arimo agenda avuga ubutumwa bwiza, ahura n'umudamu w'umusamariyakazi. Bahuye, Yesu atangira kumubwira iby'amazi y'ubugingo. Umusamariya ntabwo yabyumvise neza, ariko ndagira ngo urebe umurongo wa 10 w'igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yesu aramusubiza, kuko uyu musamariya yari arimo yibaza ku mazi y'ubugingo, yari arimo yibaza ku masano ya hano kuri iyi si. Yatekerezaga ukuntu ari umusamariyakazi, agatekereza ukuntu Yesu ngo yari umuyuda, yamugaragariraga nk'umuyuda. Ntabwo yamubonaga nka Mesiya, ntabwo yamubonaga nk'umucunguzi we, ntabwo yamubonaga nk'umukiza, ahubwo yamubonaga nk'umuyuda. Amaso y'uyu musamariyakazi ntabwo yari yakarebye neza, ntabwo yari yagahinguranyije ngo ave mu kuba ahumye ajye mu kuba areba, ahubwo yari agifite ibi birorirori. Yesu aramusubiza ati, yaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye amazi, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yesu yari arimo yasaga nkaho ari gusenga, ariko nk'uko gusenga kwe yari ari kubwira umusamariya gusenga. Yari arimo kumubwira ati, yaba warebaga, iyaba wari uzi umuntu muri kuvugana nawe, iyaba wari uzi uwo ari we, iyaba wari uzi impano y'Imana, iyaba wari uzi icyo Imana igushakaho, iyaba wari uzi icyo Imana igufitiye, iyaba wari uzi icyo Imana iri kuguha, nawe ukakanya ubusenze ukavuga uti, Mana mpa mazi y'ubugingo, Mana mpa kuri iyo mpano y'ubugingo buhoraho, nawe wakabaye usenga. Yesu abwira uyu musamariyakazi ati, iyaba wari uzi impano y'Imana, ntabwo wakabaye utekereza ko ndi umuyuda, ntabwo wakabaye uha agaciro kuri umusamariya. Iyaba wari uzi impano y'Imana, hari ubundi buryo wabonamo ibintu. Nshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo kano kanya, ndagira ngo utekereze ku mpano y'Imana.
kandi usenga Imana mu mutima wawe, ubwira Imana uti Imana, ndashaka kumishurira impano yawe, ndashaka kumishurira agakiza, ndashaka kumishurira ubwiru bw'ubugingo buhoraho, ndashaka kubumenya kano kanya, kuko reka nkumenera ibanga nshuti yanjye, nta kindi kintu gikomeye cy'ubwenge wazigera umenya cyasimbura ubugingo buhoraho. Mana, icyama ugakora ku maso ya buri muntu wese uteze amatwi y'iradiyo maze akareba, icyama ugakora ku matwi ya buri muntu wese uteze amatwi iyi radiyo maze agashobora kumva, kugira ngo umutima we ubashe kwakira impano yawe. Impano y'Imana. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Impano y'Imana ni agakiza k'iteka ryose. Ntabwo ari agakiza k'idini, ntabwo ari agakiza k'abantu, ahubwo ni agakiza k'Imana. Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo waho wa mbere tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Nikodemo, ari nazo uyu munsi ngira ngo tuganireho turi kureba impano y'Imana. Nikodemo cyo kimwe nanjye nawe yari akeneye kwakira impano y'Imana. Yari umugabo mwiza, yari umugabo ukunda Imana, yari umugabo ufite ishyaka, ndetse yari umuntu abantu batekerezaga ko niba ari umuntu ukiranuka, niba ari umuntu ukorera Imana, niba ari umuntu uri mu bantu b'imbere mu bintu by'Imana, yari Nikodemo. Kuko Nikodemo yari umwigisha. Iyo umuntu ari umwigisha bivuze ko akwiriye kuba yarize, akwiriye kuba hari ikintu azi kiruta icyo abo arimo kwigisha. Ni nayo mpamvu yitwa umwigisha, nuko aba ari kwigisha abandi ibyo bo batazi, akaba arimo kubibigisha, bityo bakaba bari kumwigiraho. Nikodemo rero nawe yari muri uwo mwanya w'uko yari umwigisha. Ndashaka kukwereka ukuntu Nikodemo atari umuntu twakwita ko yari kure mu bintu by'Imana, yari hafi. Ariko kandi Nikodemo yari akeneye ikintu cy'ingenzi, ari nacyo tugiye kureba Yesu yamubwiye. Uyu mugabo rero, kubera icyubahiro cye, kubera ukuntu yari umunyedini cyane, kubera ukuntu abantu bamutekerezaga, ari ntekereza ko ari byo byamuteye kumva ko atagenda ku manywa, ahubwo akafata umwanzuro wo kugenda nijoro. Arangije arahaguruka. Murongo wa 2 w'iki gice, nguwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta wubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Mwene magambo yabwiye Yesu uko amubona. Sinzi uko ubona Yesu muri iki gitondo, sinzi uko utekereza Yesu, sinzi uburyo ufata Imana mu mutima wawe, ntago mbuzi, ariko ndagira ngo urebe ukuntu Nikodemo we yatekerezaga Yesu. Yabonaga Yesu nk'umuntu udasanzwe. Nubwo yamurebaga yambaye umubiri, Nikodemo ntabwo yamubonaga nk'umuntu w'umubiri gusa, ahubwo Nikodemo yari afite ukuntu umutima we wazamutse mu byo kumenya ndetse no kwizera Yesu. Nikodemo abwira Yesu ati, ndabizi uri umwigisha, kandi ntabwo uri umwigisha umeze nka Nikodemo, ahubwo wowe uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ibimenyetso n'ibitangaza ukora nta muntu buntu ubasha kubikora. Yesu yitegereza Nikodemo, yitegereza umutima we, areba ugushaka kwa Nikodemo, areba inyota Nikodemo afite yo kumenya Yesu,
arangije aramubwira ati rero ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Rino jambo jyewe nariciyeho akarongo. Nawe ndagira ngo mwinginge nshuti yanjye uteze amatwi radio, iri jambo riceho akarongo kandi ugumye uritekerezeho, wibaze cyane kuri iri jambo. Uyu murongo wa 3 ngo Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo yari ari kubwira Yesu uwo ari we. Byari byiza, ariko Yesu we areba ikintu Nikodemo akeneye kuruta ibindi. Ikintu jyewe Sadoki nari nkeneye kuruta ibindi, kugeza mu mwaka w'2006 aho Kristo yangiriraga neza akankura ku maso, maze nkabasha kureba umucyo, nkumva ubutumwa bwiza, maze nkabasha kwakira iyi mpano y'agakiza. Ni nayo mpamvu uyu munsi ndimo kukubwira nkwinginga ngo nawe icyaguha ukakira iyi mpano y'Imana, impano y'agakiza, impano y'ubugingo buhoraho. Yesu abwira Nikodemo ikintu yari akeneye kuruta ibindi byose. Nikodemo nta kindi kintu yari akeneye, idini yari ayifite, ibitabo yari yarabisomye, ijambo yari yararisomye, ubwo aryisomera ndetse aryigisha n'abandi. Nikodemo yari yaragiye mu materaniro, sinzi niba yari yarabatijwe, ntabwo mbizi, ariko Nikodemo nta mugenzo n'umwe w'idini yari yarashigaje, yari yarabikoze byose. Niba ari ukwitonda, Nikodemo yari yaritonze. Niba ari ugutanga icyacumi, Nikodemo yari yaragitanze ndetse yarakigishije abandi. Niba ari ukwitondera amategeko, Nikodemo yari yarayitondeye ndetse yigisha abandi kuyitondera. Nikodemo nta kintu twakabaye tumushinja ku bijyanye n'iby'abantu bumva bakwiriye kwitondera. Ariko Nikodemo yari akeneye ikintu kiruta ibindi byose, ikintu kidatangwa n'amafaranga, ikintu udashobora guhabwa n'undi muntu uwo ari we wese, kuko iki kintu nta nubwo ari ikintu washaka ubwawe, mu mbaraga zawe, mu mwete wawe, oya, ahubwo iki ni ikintu Imana ubwayo yagukorera. Yesu abwira Nikodemo ati nukuri umuntu wese utabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo yumvise aya magambo, yatangiye kwibaza. Wibuke neza yuko Nikodemo yari umuntu wize, ndetse Nikodemo yari umwigisha. Nikodemo yari asobanukiwe neza n'amagambo abantu bashobora gukoresha ndetse bakagira icyo bashaka gusobanura. Amagambo atwara ubutumwa runaka. Rero Nikodemo nawe yumvise amagambo Yesu amubwiye, ntiyabasha kumva ubutumwa Yesu ashatse kumuha muri ayo magambo. Niyo mpamvu Nikodemo yatangiye kwibaza ibibazo. Arabaza ati se umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Ese byashoboka bite? Ni iyihe nzira umuntu yacamo ngo avuke ubwa kabiri, ngo abyarwe ubwa kabiri? Ni iyihe nzira ishoboka umuntu yacamo? Nikodemo yibaza ibyo bibazo byose. Ageze aho aranibaza ati se Yesu nawe mfasha, koko umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akabyarwa akuze? Nikodemo yari ari kwibaza ibibazo bifite ishingiro. Nta wundi muntu n'umwe ubaho wari warigeze amubwira ibyo kuvuka ubwa kabiri. Kandi Nikodemo ntabwo yari yarigeze ahari yumva umuntu amuha ubuhamya bw'uko yabyawe ubwa kabiri. Ni nayo mpamvu Nikodemo yumvise ibyo kuvuka ubwa kabiri yahise atekereza ku byo kuvuka kwe kwa mbere.
aravuga ati karabaye, Nikodemu ndashaje, Nikodemu ndi umugabo, ni gute navuka ubwa kabiri? Ese niba kugira ngo umuntu abone ubwami bw'Imana bimusaba ko agomba kubyarwa ubwa kabiri, none ngaba ngananya, ni gute nabona ubwami bw'Imana? Ko nanjye nshaka kubona ubwami bw'Imana, none nkaba nshaka uko kuntu navuka ubwa kabiri, ni gute navuka ubwa kabiri? Nawe nshuti yanjye ndakwinginga ngo uyu mwanya utangire wibaze kino kibazo mu mutima wawe, ubaze uti ese ni gute navuka ubwa kabiri? Kuko ubwo nibwo buryo bwonyine umuntu ashobora kubonamo ubwami bw'Imana. Nta yindi nzira ishoboka ihari ishobora gutuma umuntu agera aho abona ubwami bw'Imana. Birakwiriye ko umuntu wese avuka ubwa kabiri kugira ngo abone ubwami bw'Imana. Bitabaye ibyo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yesu yumvise ibibazo Nikodemu ari kwibaza. Ahangaha ku murongo wa 5 Yesu yatangiye, uhere ku murongo wa 5 ukageza hano hepfo ku murongo wa 6, Yesu yagerageje kubwira Nikodemu ko uko kubyarwa gutandukanye. Ntabwo kubyarwa k'umubiri ariko kubyarwa k'umwuka. Yesu abwira Nikodemu ati, murongo wa 5, Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu utabyawe n'amazi, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ngo abyarwe n'umwuka, uwo muntu ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana, ntabasha kububona, yewe ndetse ntabasha no kubwinjiramo. Impamvu intera kubona ko Yesu yararimo abwira Nikodemu ibijyanye no kubyarwa kwe k'umubiri no kubyarwa kwe ko mu buryo bw'umwuka n'uyu murongo wa 6. Bibiliya irambwira ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Yesu abwira Nikodemu ko yabyawe n'umubiri, yabyawe kubw'umubiri. Biramukwiriye rero ko abyarwa noneho mu buryo bw'umwuka. Hano hari abantu benshi bajya bahagera ntibatekereze cyane, ahubwo bagahita banzura bakavuga bati okay, ubwo mbonye ari ukubyarwa n'amazi, buriya ni ukubatizwa. Buriya ni ukubatizwa rwose. Ndagira ngo nkubwire neza nshuti yanjye ko uku atari ukubatizwa. Ntago Yesu yararimo aganira na Nikodemu ibijyanye n'umubatizo. Yararimo aganira na Nikodemu ibijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Hano rero amubwira yuko akwiye kubyarwa bimukwiriye ko abyarwa n'amazi n'umwuka. Yararimo amubwira ko akwiye kubyarwa kwa kundi ko mu buryo bw'umubiri, ariko akaba anakwiriye kubyarwa kwa kabiri ariko ko mu buryo bw'umwuka. Ntabwo Yesu yararimo kuvuga ku mubatizo, yararimo kuvuga ku bijyanye no kubyarwa ko mu buryo bw'umubiri. Njya nkunda gutinda kuri iri jambo cyane kuko n'ubundi nari nararitinzeho. Nari nzi yuko ikintu cyampindura umwana w'Imana ari uko nabatizwa. Rwose mbatijwe numvaga ibyo bihwanye no kubyarwa n'Imana, ndetse numvaga ubwo mba mbyawe n'amazi, ariko mu by'ukuri akaba atari amazi gusa, ahubwo nkaba mbyawe n'Imana, nkaba mbyawe ubwa kabiri. Ibi bintu rero ntabwo ari byo, ntabwo ariko biri, kuko nk'uko Yesu yakomeje gusobanurira Nikodemu, yaje kumubwira icyo kubyarwa ubwa kabiri ari cyo. Njya ntangazwa cyane n'ukuntu umwami wacu Yesu yigishaga.
ntabwo yigishaga nka bamwe muri twebwe uko twigisha. Yesu ntabwo yari atewe isoni no kuba yahagarara akumva icyo umuntu amubwira. Yategaga amatwi abantu akumva icyo bamubwira. Nikodemo turabona ko yamubajije n'ibibazo. Yesu yari arimo amubwiriza, Yesu yari arimo amwigisha, ariko kandi Nikodemo yari afite uburenganzira bwo kubaza Yesu ibibazo. Aramubaza ati, nabyarwa nte ubwa kabiri? Nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? Ko nkuze byashoboka biti ibyo bintu? Nikodemo yarabazaga. Yesu nawe n'umutima wuzuye ubuntu n'ubugwaneza n'urukundo akamusubiza. Yesu abwira Nikodemo yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi aramubwira ati, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ndagira ngo dutekereze, ese amazi arafatika? Amazi arafatika, ndetse ushobora no kuyabika bitewe n'icyo ushaka kuyakoza. Ushobora kuyafata uyafatishije igikombe, ushobora kuyafatisha injerekani, ushobora kuyafatisha isafuriya, ushobora kuyafatisha icupa runaka. Amazi ushobora no kuyafatisha intoki. Amazi arafatika. Kubyarwa rero n'amazi ni ukubyarwa kwacu gufatika, ni ukubyarwa k'umubiri. Ntabwo igihe cyabitwemerera ngo dusubire muri iyo processes yose, ariko mu ntangiro yayo ni amazi, no mu isoza ryayo ni amazi. Abadamu bo banyumva cyane, yewe n'abagabo baranyumva cyane. Iyo umugabo avuga ngo jewe nabyaye umwana runaka, burya abahabwa amakuru n'umudamu. Umudamu utaramenye uko byagenze, ariko kandi ku isaha y'Imana no mu gukora kw'Imana, Imana igafata utuzi tw'umugabo, igafata utuzi tw'umudamu, hanyuma mu buryo bw'igitangaza ntashobora kurondora. Dawidi nawe yaravuze ngo Imana yandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Kandi koko pe niko biri. Imana mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba irema umwana mutuzi tungana urwara. Hanyuma umwana Imana ikagenda imuteranya, ikuye cyangwa se ihereye muri utwo tuzi, igateranya umwana ku buryo ingingo ze zose ziza zikaboneka. Hanyuma umwana kubakirwa mu nda ya nyina. Igihe kikagera umwana akabanzirizwa n'amazi agasohoka mu nda ya nyina. Iyo processes yose ni amazi, ni ukubyarwa k'umubiri. Bibiliya irambwira muri Yeremiya gice cyaho cya 44. Yesaya mumbabarire igice cyaho cya 48. Bibiliya irambwira ngo, nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isirayeli, bagakomoka mu mazi ya Yuda. Bagakomoka mu mazi ya Yuda. Ntabwo ahangaha bari kuvuga ababatijwe na Yuda, ahubwo barimo kuvuga abaturutse kuri Yuda, abakomoka kuri Yuda. Barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isirayeli, ariko mu bitari ukuri, ntibibe n'ibyo gukiranuka. Icyo nashakaga kubereka nuko Bibiliya itubwira ku bantu bakomotse mu mazi ya Yuda. Aya mazi rero Yesu arimo kuvuga, ntabwo ari kuvuga amazi y'umubatizo, ahubwo arimo kuvuga amazi abantu baturukamo, cyangwa se uku kugirana amasano, uku kubyarwa ko mu buryo bw'umubiri.
kubyarwa ko mu buryo bw'umubiri. Rero tubyarwa bwa mbere muri ubu buryo bwacu bw'umubiri, ariko ubwa kabiri tubyarwa n'Imana. Kubyarwa n'umwuka ni ukubyarwa n'Imana. Bibiliya itubwira neza yuko tubyarwa ubwa kabiri n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Donc iyo twumvise ijambo ry'Imana tukaryizera, mu by'ukuri tuba twumvise Imana kandi tukizera Imana, bityo Imana ikabitubyaye bwa kabiri, tukaba duhindutse abana bayo. Bibiliya irambwira muri Yohana igice cya mbere, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 10. Bibiliya iri kutubwira hano ku kuntu Yesu yari Imana, Yesu yari ijambo, Yesu kandi niwe waremye byose, kandi Yesu yari umucyo w'ukuri. Iyo tugeze hano ku murongo wa 10, Bibiliya tubwira ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, cyagiye yari yambaye umubiri, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Murongo wa 12, Bibiliya ikambwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hari abantu bajya bakoresha ijambo ritari ryo, bakavuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Iryo jambo ni ryiza, ariko ntabwo ryujuje uburemere n'igisobanuro Bibiliya ishaka gutanga ahangaha. Kuko iyo ndebye ku murongo wa 13, Bibiliya irambwira ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana. Rero niyo mpamvu mvuga ko ijambo kwitwa abana b'Imana nubwo ari ryiza, ntabwo ari ryo ryari rikwiye gukoreshwa muri umurongo wa 12, ahubwo iri jambo kuba abana b'Imana. Donc nta kintu na gitoya kiburaho ngo ube uri umwana w'Imana. Ndetse Bibiliya iratubwiye ngo uku kwemera Yesu no kumwizera birimo ubushobozi buhindura Sadoki umunyabyaha, mwene Nzabahimana Dawidi ndetse na Nayigize Madarina, nkaba ntakiri uwabo gusa, ahubwo mu buryo bw'umwuka nkaba mbaye umwana w'Imana, nkaba mbyawe n'Imana. Izo mbaraga ziri ahangaha mu kwemera no kwizera Yesu Kristo. Mbese wakiriye impano y'Imana? Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbese ufite ubugingo buhoraho? Nikodemu yari umunyedini, Nikodemu yari umunyangeso nziza, Nikodemu yafashaga abakene, Nikodemu ntago yaburaga gutanga icyacumi, ntago yaburaga gutanga amaturo, ntago yaburaga kujya mu materaniro, yari umubwiriza, ntiyari gusiba amateraniro kandi ari we mubwiriza, yajyagamo. Nikodemu nta kintu atakoraga, ariko nk'uko twabibonye dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, kandi ntibituruka kuri twebwe, ahubwo ni impano y'Imana. Yesu akomeza gusobanurira Nikodemu, Nikodemu atinda kumva, ariko Yesu aza kumusobanurira, aramubwira ati rega Nikodemu, ndimo ndakubwira iby'ukuri, ni ukuri rwose, ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara nimwemera ibyo duhamya. 12 umurongo wa 12 w'igice cya 3 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yesu aramubwira ati ubwo nababwiye iby'isi nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Aramubwira ati dore uri umwigisha,
nyamara ntabwo uzi ibyo kubyarwa ubwa kabiri. Nababwiye iby'isi nimwemera, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ko muri mwe ntawe azamutse ngo ajye mu ijuru, nyamara jye nkaba naramanutse nkavayo. Aramubwira ati, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu. 14, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Uwizera Yesu aba yakiriye impano y'Imana, kandi iyo yakiriye impano y'Imana aba yakiriye ubugingo buhoraho. Aya magambo Yesu Kristo umukiza w'abari mu isi yayibwiriye Nikodemu, wari umunyedini nk'uko Sadoki nahoze ndi umunyedini, nk'uko nawe ushobora kuba uteze amatwi iyi radiyo uri umunyedini, ariko ukaba utarabyarwa ubwa kabiri, ukaba utarakira ubugingo buhoraho, ukaba utazi neza yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umva neza nshuti yanjye icyo Yesu avuga. 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ushatse washyira izina ryawe muri uyu murongo ahantu ngiye gushyira iryanjye. Kuko Imana yakunze Sadoki cyane, byatumye itanga umwana wayo, kugira ngo Sadoki namwizera, Sadoki atarimbuka, ahubwo Sadoki ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe nshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, washyira izina ryawe aho nashyize iryanjye. Kuko Imana yakunze wowe cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana yaratanze nshuti yanjye, Imana yatanze impano ikomeye cyane. Iyo mpano ni iyihe? Byatumye itanga umwana wayo. Umwana w'Imana ni agakiza, umwana w'Imana ni ubugingo, ni ubugingo buhoraho. Imana yatanze iyo mpano. Rero kugira ngo bigende gute? Kugira ngo wowe shyira mu izina ryawe numwizera, wowe utarimbuka, ahubwo wowe uhabwa ubugingo buhoraho. Mana, ushimwe kubw'impano yawe ikomeye, ushimwe kubw'impano yawe y'agakiza. Mwami, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko uradukunda cyane kandi urabigaragaza. Bibiliya irambwira mu Baroma igice cyaho cya Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 8 harambwira ngo twari dupfu, Imana yerekanye urukundo rwayo rwinshi ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Mwami, twari dupfuye natwe, ariko ugira gutya, ukora igitangaza gikomeye, utanga impano itatangwa n'umuntu, utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo Sadoki umunyabyaha nimwizera, ninizera urupfu rwe, ninizera amaraso ye, ne kurimbuka, ahubwo Sadoki mpabwe ubugingo buhoraho. Kandi ntabwo ari nge gusa Mana, ahubwo nabari mu isi bose. Ni nayo mpamvu nkwinginze kano kanya ngo umuntu uteze amatwi y'iradiyo akaba atarakwakira, akaba atarakira impano yawe y'agakiza, uyu munsi ube umunsi we wo gukirizwamo. Urakoze kuri Imana nziza, kandi kuri Imana ikiza, kuri Imana idukunda kandi yiteguye kutwakira no kutwemera nk'abana bayo. Imbabazi ku birenge bya Yesu, i Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyeza kuba ari wowe munyabyaha. Reka mbabwire yuko dusubikiye ahangaha, ariko naho ku munsi w'ejo. Nkaba rero ngira ngo nkubwire ko ushobora n'ubundi kuza kumva iki kiganiro uciye ku rubuga rwacu rwa YouTube cyangwa se kuri Facebook, hanyuma wakwandika gusa ijambo Calvary Independent Baptist Missions.
Calvary Independent Baptist Missions. Ushobora no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0783001646 0783001646. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi uyu munsi mwakira impano y'Imana. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha Agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.